Ikaze kuri tubica n'umatine ati mwaye ikaze ni mu kiganiro byumva ku ngingo zitandukanye bene Imana namwe bene Imandwa muriho. Uyu munsi mu kiganiro byumva nagize nti bana b'Imandwa murekeraho gutoteza abakristo cyangwa se murekeraho gutoteza abemera iyobokamana, abayoboke b'iyobokamana. Mu by'ukuri ni abantu bakomeje gutotezwa n'abana b'Imandwa cyangwa se Imandwa. Tujya twumva Imandwa cyangwa se abantu bita ko bagikomeye ku muco gakondo, bavuga ngo rwose ahubwo iyobokamana yaba ryanatwikagwa, ibitabo by'iyobokamana byose bakabitwika, noneho haje n'umubiri wo gufunga insengero bakavuga ati ebana ubwo kuzifunga ntibihagije, aba bana zisenyaga zikavaho kuko ngo nta cyiza cyazo. Gusa nyine nanjye ndi umwe mu bapagani kuko ndi umupagani ku bakristo rwose ntabwo nakiranutse cyane, ariko mu by'ukuri nanjye nemera umuco gakondo, ariko ntabwo bivuze ko tugomba kurwanya iyobokamana kuko iyobokamana usanga ari umuti, kuko bene abaryemera bavuga kubwira ko gusenga nibwo buzima kandi gusenga ngo ni imibereho. Gusa iyo numvisha abana b'Imandwa cyangwa se Imandwa zishaka kuvuga ngo iyobokamana ngo abakristo ubwo n'ubuhone n'iki, mu by'ukuri ndagira mbabwire ni gusenga nabyo ni intwari ikomeye cyane kuko birarema. Gusenga birarema, gusenga bituma umuntu yongera ko mu by'ukuri usanga iyobokamana hari ikintu ryazanye gisa nkaho ari ukongera kurema ubuzima mu bantu, ko hari gusenga bifite agaciro gakomeye cyane. Iyobokamana ryaje rije kuruhura imitima, kongera gusubizamo abantu imbaraga zo kongera kwiyumva ko bariho. Simvuze ko n'imigirire n'imigenzo bya kinyarwanda birakora cyane, ngende nabyemera ijana ku rindi, ariko nyine no gusenga sinabiteje agaciro kuko hari abo byavuye, kandi iyo migenzo ya kinyarwanda usangaga itarimo kubakoraho cyane nk'uko iyobokamana ryaje ngo ribakoreho, noneho bigira akarusho. Ko usanga hambere hashize agaciro k'iyobokamana muzakabona, hambere hashize habagaho abantu b'ibiharamagara, b'abantu bavuga ngo umugabo n'uburyo utwakarenzaho utw'abandi. Bibaze nk'umuntu utekereza neza uvuga ibyo bintu, mu by'ukuri usanga uwo muntu yari umupagani, ugasanga agiye guteza abantu agahinda n'imibereho mibi, nawe ubwiwe ni igiharamagara, arahemuka amanywa nijoro. Ariko njye nzi ibiharamagara byinshi iyobokamana ryongeye gufata rikabagira abantu, rikababwira ati ibyo murimo nyamuneka murekeraho, rikababatiza ni ukubitiza, rikongera rikavuga ati iwacu sino, iwacu ni mu ijuru, rikongera kubagaruramo icyizere cyo kubaho, na ba bandi bagiriwe nabi bakongera kuba batakaje epfo na ruguru, ariko bakabaremamo icyizere cy'uko nubwo dutotezwa, nubwo tugirirwa nabi, mu by'ukuri turacumbitse, ariko hari ingororano kubihangana, hari ingororano, bikabaremamo icyizere cyo kongera kubaho. Rero iyo uvuze utesha agaciro iyobokamana, ntabwo ureba neza umusaruro waryo cyangwa ureba neza ibikorwa byaryo. Iyobokamana ryakoze ibikorwa byinshi ku buryo byageze n'aho ribona abayoboke benshi bitewe n'uko ryakoze byinshi byiza. Yego hari n'ibibi kuko usanga abasogokuruza kugira bagiye kuryiyumvamwo barakubiswe baratotezwa, bajyanwaga ku gahato, ariko baje kwinjiramo ndetse benshi bakiriramo, abandi bakiriramo ibikomere by'amateka, bya bikomere abantu bumvishe ikiganiro nakoze ubushize, ibikomere by'amateka. Mu by'ukuri iyobokamana rishobora kubyomora, ryomora ibikomere by'amateka. Ni ukuvuga ngo iyobokamana rero iyo uvuze ngo baritwike barikureho, hari ikintu uba wirengagije mu mateka yacu, mu bantu bazi amateka yacu y'igihugu cyacu. Utekereje neza usanga iyobokamana ryaje rikenewe, ryaje rije kongera gusana imitima, kongera kugarura abantu ubumuntu, kongera gufata bya biharamagara rikabibatiza, rikabikuramo umutima w'ubugwanabi, rikabivuga ko nyamara nubwo uhemuka hari ibihano bigutegereje. Nyamuneka uragumya guhemuka uzagwa mu muriro utazima,
uzashya mpaka n'igufwa ryawe rizashya imyaka igihumbi, nibura bagiramo ako kikanga, kuko burya tujye tubwizanya ukuri, n'abatemera Imana barayitinya iyo mwigira yose, nubwo mutakemera Imana ariko nzi ko muyitinya. Burya nanjye njya nkagira akantu ko gushaka guharabika iyobokamana, ariko bavuga ngo umuriro utazima, cyangwa nanjye ntareba neza, ariko nkibaza niba bamugane ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi, wasanga bino bintu shaho biri seri, ukinisha ibintu abantu barenga amamiliyari bakurikira, ariko bikavugwa wowe. Rero iyobokamana usanga ryomoye ibikomere, ryongera kugarura abantu ibumuntu. Rero ntabwo iyo usereza iyobokamana cyangwa se abakirisitu ukabasanga urabasereza, abasilamu iki byose ugasanga urabita abayobeye, nibyo kuko hari igihe usanga wenda hariho ababiyobeyemo, ariko mu by'ukuri uwakiranutse neza akagumana umutima nyarwanda, umutima w'ubumuntu, niba naryo byongeye kunganira naho hari ibyo ryongeye kumugaruramo, bituma agira neza, wa wundi wagiraga nabi wigize igyaramagara nawe agira neza. Rero iyobokamana mu by'ukuri ni iry'agaciro, ryakoze ibitangaza. Rero ubwo nagira ngo nako nkanyuzeho, kuko usanga abana b'Imana bararyifatiranye cyane, bararifatiranye bashaka kurizimya, noneho ubungubu ubwo turi mu nkubiri yo gufunga insengero bazimaze. Rero ni ikibazo. Rero iyo tuvuga iyobokamana tujye twibuka neza ko hari agaciro karyo, kandi hari abantu ryongeye kugira, abantu wasangaga ari ibyo ntazi. Rero tujye tuvuga ibintu uko biri, hari abantu baba barigize ibyo ntazi, ariko nibura iyobokamana ryabakoraho ugasanga harimo n'ako bari bateye, ugasanga guhemuka babigenjeje gake, cyangwa se baranahindutse ntiwamenya. Ariko iyobokamana ku isonga, kandi bene Imana, bene irage, ndetse namwe bayoboke b'iyobokamana, mukomerezaho kandi muyoboke, murushaho kwiyongeramo ubumuntu, urukundo bigwire muri twe, maze twishyuke mu Rwanda bibe bityo iteka.